Ndagusuje wowe ubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bageraho hano kuri Zeyipafo TV. Urabibona ukigera hano mu mujyi wa Kigali urasanganirwa n'impinduka ziri mu mihanda hirya no hino hano mu mujyi wa Kigali. Nta zindi mpinduka nuko imodoka zirimo zica mu ruhande rwabigenewe ndetse na bisi nazo zikaba zarakatiwe igice cyazo zigomba kujya zicamo. Iki gice rero akaba ari igice gicamo bisi zonyine nta kindi kinyabiziga giciyemo. Ni mu rwego rwo kugira ngo borohereze amabisi kwihuta agatwara ababatwaye cyangwa abagenzi akabageza aho agomba kubageza mu mwanya muto kandi vuba. Ibi rero biri kunganirwa na gahunda y'uko muri za gare cyangwa mu bigo bitegerwamo amamodoka hano mu mujyi wa Kigali hashyizweho uburyo bwo gukorera ku gihe, aho imodoka itwara abagenzi iri kuba ifite isaha igomba guhagurukiraho, kandi iyo saha nta modoka yemerewe kuba yayirenza, iri kwita ihaguruka. Ibi rero bikaba biri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo borohereze abagenzi kugerera ku gihe aho baba bagiye. Kandi noneho urabona abagenzi bari baragiye babyinubira igihe kinini cyagiye gishira, bavuga ko amabisi abatinza muri gare ngategereje ko ngo yuzura abagenzi ngo ko bayuzuramo. Ibi rero byase bikurwaho, bisi yabiyuzuye cyangwa se itaruzura, isaha igera igomba kwita ihaguruka igatwara abagenzi kabatwara aho igomba kubatwara. Nibyo biri gukorwa aha hose rero, akaba ari n'ibintu abagenzi ubona ko bishimiye. Mu mihanda hirya no hino aho bari kugenda bubahiriza izi gahunda zashyizweho zaho bagiye babereka aho amabisi agomba guca, aho uri kubona ko abamotari cyane cyane nibo batarasobanukirwa ishyirwaho ry'uyu muhanda wagenewe amabisi, ndetse na bamwe mu batwara amamodoka ubona ko rwose batarasobanukirwa ko uyu muhanda washyiriweho gucibwamo n'amabisi atwaye abagenzi. Niyo mpamvu rero uri kubona ko hari inzego zibishinzwe cyane cyane polisi yo mu muhanda ikaba irimo yerekera abangaba batari kubahiriza amabwiriza yagenewe iyi mihanda yagenewe amabisi ngo bayirekere amabisi nabo bacaho bagenewe, ikabashyira ku ruhande ikabigisha ikabereka aho bagomba guca. Gusa amakuru twabashije kubona nuko ibyo ari byo byose ntabwo baratangira guhana utari kubahiriza amabwiriza agenga uyu muhanda. Ngayo nguko rero niyo makuru ari kuvugwa hano mu mujyi wa Kigali. Tukaba rero tubashishikariza ko nawe nugera mu mihanda ya Kigali utwaye ubahiriza iyi mihanda, umenye aho ugomba guca, uharekere bisi nayo ice aho igomba guca.